amaso yanjye ku misozi, gutabarwa kwanjye kwava he mubimbwiye. Kuwiteka niho gutuye. Mu murenge wa Nyamirambo, mu karere ka Nyarugenge, murenge wa Nyamirambo. Ubu ndi umwana wavukiye Nyamijose, ndi umwana w'Ijose, siko bahita se? Ndi umwana w'Ijose ku Itara, mu isiti. Maze kuvukira i Nyamijose rero, nisanze kwa data wacu ari wundera, ambera umubyeyi, arantangiza amashuri, niga gardienne ndayitsinda, niga primaire ndayitsinda, niga secondaire ndayitsinda, niga kaminuza ngiye kuyitsinda. Haleluya, haleluya. Ngiye kuyitsinda, ngiye kurangiza kaminuza, kubera yuko data yankuye muri rubanda akangira umwana wo mu rugo. Haleluya. Kuko yaravuze ngo ni se w'imfubyi, singo, kandi akaba ari n'umugabo w'abapfakazi. Hanyuma ngeze ku myaka 12, ku myaka ingahe? Cyo gihe nigaga mu mwaka wa 2 secondaire. Ku myaka 12 nigaga mu mwaka wa 2 secondaire, niga ku Kibuye. Hanyuma hitwa kure Singo, hitwaga kure Singo. Ndangije mbwira iwacu ni rero papa kumundeba ukunda ashaka kuba umustar, hazajya ndirimbana na ba Jay Polly, haririmbana na ba Knowless, ubundi nkafata isi sinkayifata bien. Ku myaka 12 barambwira ati se kukiri umwana ukiga mu wa 2 secondaire, wabanje ukarangiza kwiga ko tuzakwishurira rwose ukajya muri studio ukajya gukora izo ndirimbo. Nanga kumva kuko amatwi ari mu rupfu, nimusubiza amatwi ari mu rupfu. Bamaye minervare aho kugira ngo njye kwishyura ku ishuri, nayijyaniye muri studio kwa Rick Production. Rick ni umuntu ushinzwe gutunganya umuziki, ugasohoka nka kuriya tuba twaririmbye mukumva indirimbo n'amajwi n'injyana byose. Ngeze kwa Rick arambwira ati se urashaka gukora iyihe njyana? Mani baby, baby, urashaka gukora iyihe njyana? Ndamubwira ni njye rero ndashaka kuririmba hip hop. Arambwira ati se ko tureba ukiri umwana hip hop urayishobora? Ati ndayishobora man. Anshyiriramo beat ni injyana, ntangira kuririmba hip hop. Abantu batazi hip hop ni bashyire hejuru ikiganza. Sibwo koko nabyo muzi. Hip hop rero irimbwa gutya, abandi hafi ni muvuga ngo kagira inkuru. Naramanutse muri ko mbona, ndangije ndakata, yo ndakwemera. Yesu araza ariwe bitikura, ndangije ubu nsigaye mvuga ngo Yesu ni iki we? Ni umugabo. Arabitikura. Hip hop mwayumvise? Hashyiramo ingofero ireba iriya, hashyiramo pocket ikabutura ukagira ngo nanikoreyemo bya bindi, hashyiramo sheneti igera hano, ubundi nkagenda nidunda, genda nidunda. Yesu abitikuye ubu ratasigaye ntambuka nk'abakozi b'Imana. Yesu tumukomere amashara yakwiriye abajyana bamuvugirize ngo
abaraperi bagenzi banjye bakambwira ati rero Lori, kugira ngo ubashe kumanuka imirongo neza, kumanuka imirongo n'uburyo iyo njyana iririmbwamo, biragusaba kubanza ugacoma ugafata ku kariro, ugafata ku mwotsi, ku mugongo w'ingona. Gucoma ni ukunywa urumogi. Nari ifite imyaka 12, ntangira gucoma, nacoma ijisho rikaba rirebye iriya, bakambwira ati umeze gute mani baby? Nimeze neza jama. Ni sawa jama. Wa mujama rero akambwira ati rero ukundeba ukundumva ntanagupofotse, gupofoka no gukunda. Nanjye ati nanjye ndumva nagupofotse niga, nagupofotse, bikarangira dupofokanye. Ndashimira Imana ko ntakiri niga, ko ndahanitwa umukozi w'Imana. Haleluya! Mana ho wanguye, data ho wanguye, ndabyibutse hari habi cyane. Hanyuma mba muri ubwo buzima ndi umuniga, ngena nihengetse. Yesu aje arampengura. Haleluya, haleluya. Nari narashiriye kubera urumogi, ntazi no kuvuga, nkaza mvuga nyine nk'umurara. Tukwirwa kuri street, ku marigara. Kuri street ni ku muhanda, tukirwa ku marigara naho banywera urumogi. Iwacu bazi ko umwana yagiye ku ishuri, kumbe ngewe nibere ku marigara n'abajama, nanjye ndi umuniga. Iwacu bazi ngo umwana arimo ariga. Ba muri ubwo buzima turimo turavuga imbaraga za Yesu. Haleluya! Yesu ubasha guhindura. Arabasha cyangwa ntabasha? Ngeze ku myaka 14 navuye muri hip hop njya mu Kimasoro. Kimasoro n'uburyo umuntu ahagarara imbere y'abana akabyina yambaye ubusa, yambaye akantu gapfuka hepfo iriya naho hano gusa, ibindi byose byasana. Kimasoro gikorwa muri boîte, Kimasoro gikorwa mu tubari, kandi Kimasoro gikorwa nijoro gusa. Nta hantu wasanga Kimasoro ku manywa. Kimasoro n'uburyo bashyiramo umuziki, ugahagarara imbere y'abantu ukabyina. Kugira ngo rero ubashe kubyina wambaye ubusa, mpamvu twabyinaga twambaye ubusa kwari kugira ngo attracting cyangwa se dukurura abantu barimo baratureba. Kugira ngo masore byagusabaga kubanza kwidroga, kuko nta kuntu wahagarara imbere y'abantu uri umwana w'umukobwa wambaye ubusa ufite ubwenge buzima. Byadusabaga kubanza ukidroga, tugacoma, tukarenzaho inzoga zikomeye za likeri. Izo nzoga ziba zisa nk'amazi yo ziri mu icupa. Twamara gusinda rero ugahagarara imbere y'abantu, haba hari ibiti, Kimasoro kirakatsindwa. Nuko bagashyiramo umuziki, tugapfa tugapfukera, tugayebaba we, ukamanika amaguru gapfa ugapfukera yoro. Ibesha ubyine nabi, bosi niyo akwishuraga. Kara akazi k'ingutu. Ariko kari n'akazi kaduha amafaranga. Nazamukaga kuri stage cyangwa kuri podium, baduhaye 80,000. Byaterwaga n'akabari twabyiniyemo. Nkamara ku Masoro saa 9 z'ijoro ufite urutonde rw'abagabo bari bunsambanye iryo joro. Kugira ngo usambanye rero ntabwo byari byoroshye, kuko nari
bisobanuye ngo ni imodoka isobanutse. Twagera mu kabari ukangurira inkoko na bye, twamara gusambana ukamba 50,000 kuko nari indaya yize. Ariko ugasanga umuntu ari gusambanira amafaranga atarenze 500. Ni ikivuguto cy'itanu n'urwindazi rwa denjiga. Ye baba we. Ni ikigage. Urarushye. Yesu yaje kugira ngo akuruhure. Bamara kugusambanya ntibanagutegere na moto byibuze, kaguherekeza n'amaguru ngo bye sheri. Hibaze nawe. Gasanga uri kunywa ibiyobyabwenge, ukanywa ibiyobyabwenge bya desa senyisi. Mbere twaracoma ugacoma nk'ikimogi cya 5, ukajya furu ukajya hayi. None wowe uranywa ubunuze bwa feke bwa yewe muntu wajya ubona igicucu cyawe ngo yewe muntu. Nukubera ko wanyweye ibintu mbega nta gaciro, uri kwiyangiriza ubusa. Kandi muri uko kwiyangiza uri kubura ubugingo ukabura n'ubuzima. Mbega nukubura isi ukabura n'ijuru. Geraho ndasara ndasizora. Ndi umwana mutoya, bacu bari barahannye bararushye. Bagera ubwo bambwira ati noneho ahantu tugeze tuguha minerva ukayirya. Bageraho bafatira umwanzuro bavuga ati tuzajya tukwishyurira ubundi tuguhe bordero abari ujyana ku ishuri. Bafatiye umwanzuro nanjye njya kuba indaya noneho nkuraho. Ariko ibyo byose nabikoraga nkabyuka hajya no ku ishuri. Niba nanjye nakenge karanazaga ko kwiga. Ariko amahirwe y'intama siyo y'ihene. Hagenda ku ishuri, hagenda ngiye gukora examen gusa. Kubera iki nabanzaga kuba indaya ya master. Directeur w'ikigo, muyobozi w'ikigo tukaba turyamana. Ndi umwana w'imyaka 14, 15, 16. Ubwo uri kumva rero master niba ari sheri, banimateri na ba prefi hasi ntacyo bari kuvuga. Mana irengera abana bacu. Mwabyumvise mwabana mwe? Amafaranga nakuye mu busambanyi ntacyo yamariraga, kuko byadusabaga kuko wagaragaye kuri stage kuwa gatanu, kuko twabyinaga iminsi 2 mu cyumweru. Uko wagaragaye uyu munsi kuwa gatanu ntaba ari kugaragara kuwa gatandatu. Ibyo 80,000 baduhembye twaragendaga tukaguramo amavuta y'70,000. Ndashaka kubereka ko nta nyungu y'ibya, nta nyungu. Wishimisha ko kanya ariko ukaba wanyije ubuzima bwawe bw'iteka. Tukagenda tukagura amavuta y'70,000. Na amavuta usiga kuri po ku buryo uri kukureba avuga ati quand même donc vraiment. Na amavuta twakoreshaga mu kubyina gusa kugira ngo udahomba. Kayasiga kwita ko ku buryo rishoshagirana, uri kukureba akavuga ati uriya kiriya cyuma. Abakobwa bacu bahindutse ibyuma, abandi bahinduka ibineke. Kandi bikumva ko uramutse uri icyuki barakurya, uri ubuki nibaguhekenya. Abana bacu bahindutse ibyuki, abandi bahinduka ibineke. Umukobwa amaze kumenya ko ari icyuki
icyuki mubwira ngo akubure mu rugo ntabwo byavamo kandi ari icyuki. Imana idufashe. Amen. Abashe mu giterane amen. Haleluya. Navuze ngo va muri rubanda maze Uwiteka agira ibintu agira gute? Haleluya. Ba muri ubwo buzima ndushye, iyi sura ndayikesha amaraso ya Yesu, ntago ari uko nasaga. Abagore bambona ati dore kakaraya kanwariye umugabo, dore kakaraya kakana, narakaraya kakana narashiririye. Umugore akaza akambwira ati ariko kuko ntwariye umugabo koko kandi dufitanye abana 5, nkamubwira ati ubwo byarakunaniye, ubwo kumwitaho byarakunaniye. Aho nacaga bankurikizaga imijugujugu, dore kakaraya kanwariye umugabo, dore kakaraya kanwariye umugabo. Naramyotse naritukuje. Buni nanda y'igikaribaho kereka idafite amafaranga. Idafite amafaranga ugasanga umuntu aritukuje yangije uruhu rwe. Kandi ikintu byibuze uri no kwinjiza uragiye uragusa uritukuje gusa tu. Niko kazi nta gukora nta kugira gute. Njye nitukuzaga cyane nambaraga ubusa kugira ngo mbashe gukurura abantu. Nimba kurura abanyishuri. None abana bacu bari kugenda bambaye ubusa mu mihanda. Bose uri kwinjiza nga kugenda wambaye ubusa mu muhanda nta n'ijana uri bwinjiza. Reka gukora ibintu bitagufitiye inyungu afazari wabireka. Siko bimeze? Siko bimeze? Haleluya. Ako sundi kuvuga nabi. Haleluya. Haleluya cyane. Yeah. Rikwirirwa ibiyobyabwenge, kugenda ugwirirana mu muhanda. Ibyo ngibyo bimaze iki? Urakabinywa byibuze ufite n'ukuri bw'idepress. Vuga ati mfite imodoka hariya ndahita nanitwara, nta muntu uri bumbone natayibaba mu muhanda. Uzi kugenda uri umugabo ufite abana n'abuzukuru, uri umugore ufite ugenda uhirima mu muhanda wambaye ubusa buri ufite abakaza, urumva atari uburushyi. Ariko Yesu yaje kugira ngo haleluya agutikurira ibyo byakunaniye, agutikurira izo karande, agutikurira ibyo byaha, ubundi urangiza ugende wemeye imitsima uyirye. Ariko mwiteguye kurya kuri iyi mitsima muri uyu mwaka? Muri veti mwiteguye kurya ku mitsima? Haleluya. Nanjye imitsima, nanjye ubu naje hano kubera imitsima. Iyi naje hano kubera imitsima. Nukurida naje kuko hari icyo nshaka ko Yesu. Sibyo si? So murabona nakwiriye kuba kureka kuba mama w'abana bari mu nda, haba mama w'abana bafatika. Ubwo si umutsima. Si umutsima rata. Bwira mugenzi wawe ngo niba uri rubanda nta mutsima uri bubone. Mba muri ubwo buzima nari ndushye. Ibaze gufata umwana ari uruhinja ukamurera. Kigeretse kuri ibyo ntabwo babyara bari ababyeyi, nta mwana baragira. Ibaze gufata umwana ari uruhinja ukamurera, kamwishyurira amashuri, yarangiza yakura akakomerera gutyo.
muvuge ngo bari ababyeyi Imana ibaha umugisha. Buriya mwamuwohereje ubugiye, buriya wagiye. Haleluya, kuko Imana ibera hose icyari. Yesu agira gutya araza aramfata. Haleluya. Narananiranye, narishwe n'ibimogi, cyenda nihengetse. Iyo naburaga urumogi sinasinziraga. Ubwo hazagamo n'ubujura kugira ngo byibuze mbona akabure kamwe, byibuze mbashe gusinzira. Aho bashyiraga amafaranga, bashyira amafaranga aho ngaho nkaba ndayateruye hiruka kugira ngo njye gushaka akabure hariya mu Biryogo. Njye gushaka akabure byibuze haroringe numva uko nasinzira, kuko aroringa ni ukugacoma nyine. Nta mahoro y'umunyabyaha ni Uwiteka avuga. Niyo waba umeze ute ariko uri mu byaha nta mahoro wagira. Nari umwe mu bana bafite amafaranga, kuko nabyiniraga 80 ijoro rimwe, ubwo uri kumva mu minsi 2 n'iry'itandatu. Nkasambanira 50 sinigeze njya munsi kuko nari ndayize. Ibyo byose nubwo nabikoraga narigaga. Muzungu yaza tukavugana, Muryogo yaza tukavugana. Mani dufashe cyane. Yesu araza aramfata, ndimo ndatangaza Yesu ubohora. Haleluya, ndimo ndatangaza Yesu ukora ibyananiye abantu, ndimo ndatangaza Yesu ukora ibyananiye imiryango, akaza akabitikura akatubatura, natwe tukaba turabatutse by'ukuri. Ndibuka umunsi umwe Yesu ampa agakiza, tugiye gusenga. Yesu ampa agakiza, byari bigoye, waca agahinda kari karabishe. Nanjye abashuga dadi, mbega narebaga ibishuga dadi bifite inoti, bifite amafaranga. Umuntu ugendera kuri moto ntacyo twavuganaga, byasaba kuba ufite imodoka, wenda wemera unayitira ariko untwari. Ndibuka nari ngiye kubyina mu kabari kari mu mujyi kitwa Quelque Part, kari mu mujyi kwa Rubangura. Nari mfite ikiraka cyo kubyina no kuririmba, nakoraga n'igisope. Gisope n'uburyo umuntu aririmba indirimbo za Karahanyuze abandi barimo baramucurangira. Karahanyuze ndatekereza nta muntu utazizi. Mugenge kuririmba twari turi hari Nyamirambo kuri 40. Mbona umumama arazamutse Chrono.com, nari ndi kumwe n'umugabo ufite abana 5 n'umugore. Nari naramutwaye umugore we, kandi ndi umwana w'imyaka 16. Mugenge kuririmba, mama arazamuka Chrono.com, araza azenguruka imodoka twari turimo, ayizenguruka ari kuvuga mu ndimi nshya. Amen. Haleluya. Ndashimira Imana ko ari Imana ivuga. Ubundi nta kuntu yaba yaraduhaye umunwa ngo maze yibikirage. Birashoboka? Imana yaduha umunwa hanyuma yo ntiwugire. Imana yaduha amaso hanyuma yikaba impumyi. Birashoboka? Haleluya. Na muri iki giteraniro irimo irareba. Muvuga ngo irimo irareba. Irimo irareba maniga, ndi kubona abajama, ndi kureba mbega ibyo ukiri kubibona hano, mbega ifite amaso ariko niwemerera Yesu. Haleluya.
kukugirira imbabazi nawe arakuruhura. Uzikiri mu buraya hari n'abagusambanya ntibakwishyure. Ugira Imana iyo banakwishyuye ugasambanira zero, babyita gukorera bwerere. Gukorera bwerere. Ubuzima buragiye n'ubugingo bugize gute? Buragiye. Hanyuma arangije arambwira ngo mva nkubwire wa mwana w'umukobwa we. Nari ngeze ku myaka 18. Imana irambwiye ngo ninkubwire ngo nudakizwa no gupfa uzapfa. Icya kabiri irambwiye ngo nudakizwa ugiye gupfa ukenyutse. Gukenyuka murabizi? Abana murabizi? Gukenyuka ni ugupfa ukiri mutoya cyangwa se gupfa bitunguranye. Mwabyumvise? Imana irambwiye ngo ugiye gupfa ukenyutse, kandi irambwiye ngo nutihana ibyaha byawe urarimbuka. Byaba byiza wakihana Imana ikigufitiye imbabazi. Ubundi hari icyo bita mu Cyongereza ngo last warning cyangwa se amahirwe ya nyuma. Last warning. Mwabyumvise abana? Namwe bantu bakuru. Ndangije ndamuseka. Ndavuga nari kabarokore mwarasaze. Nkuko hano hari abantu nyine bari kubona turi abasazi. Bari kubona mbega twararangiye. Ariko hirwa abapfa bapfiriye mu mwami. Haleluya! Nubwo turi abasazi ariko twasaze bitagatifu. Twasaze neza by'ibisirimu. Twebwe ntabwo dutoragura amashashi. Haleluya! Haleluya kandi. Turi abasazi b'abasirimu basariye muri Yesu. Muhamvugiye cyane ngo amen. Nanjye ndamubwira ni yewe Imana irinde yica turapfiki. Yanyica turapfiki kandi numvaga ndi mukuri kuko nakoraga uburaya bikanyinjiriza amafaranga. Naba nacomye ku kamugi kanje nkumva nta kibazo. Ndangije mbwira umugabo ati sheri, kandi ubwo n'umugabo w'abandi. Sheri ati imodoka twigendere urekane n'aba barokore b'abasazi. Twaragiye tugera mu kazi ndakora nkuko aricyo cyari cyanjyanye. Hanyuma birangiye bigeze mu masaa 9 z'ijoro ndashaka kubereka ko Yesu ajya abasha. Arabasha rata. Bigeze saa 9 z'ijoro umusinzi mugenzi wanjye, umusinzi muvandimwe abaraje arambwira ngo ariko wagiye utakare mani baby. Aya masaa saa 9 z'ijoro mani utakare. Nanjye nifata mu mayunguyungu kuko amatwi ari mu rupfu ntagira gute. Mwana ariko wagiye umenya ibyawe mani. Twese ko tuba twaje mu kabari. Twese twaje mu kabari. Ndangije ndamuhunga kuko ibyo bambwiraga numvaga nashaka kubyumva. Nkuko hano hari abantu badashaka kumva ibyo turi kuvugira muri iki kibuga. Ariko uwumvise byinshi azabazwa byinshi. Kintu cyose wumvira ahantu, kintu cyose wumva, imuguro yose wumva ni kuzayibazwa. Ndangije ndabahunga njya mu cyahoze cyitwa Sky Hotel. Njya gushaka ikigabo cy'iryo joro cyane ko nako karakazi. Nakubitanye n'umugabo we n'urwandiko. Arakatsindwa. Nakubitanye n'umugabo ubundi iminsi bamyinshi gahimwa. N'umwe. Ndavuze ngo iminsi bamyinshi gahimwa. Kandi utaranirwa garanyagira ngo ndabaje ngo utaranirwa ndamubwira nti mbabarira ayo wampaye ndayagusubiza.
muzi ijambo yansubije, yarambwiye ngo shimama uone. Shimama uone, hama hamwe ubone. Mbona akazi karakomeje bifashe isaha. Mbona kuvuza induru nta muntu uri buntabare cyane ko nari ndi mu kazi. Ndi umwana mutoya w'imyaka 18. Mbona birakomeje wagira ngo byari byoroshye. Yeraho ntangira gusenga kandi ndi gusambana, ariko ma urihangana. Uwite urihangana pe. Ntangira gusenga ati Mana nufasha uyu mugabo ibye bikarangira, nzagukorera, nzakuvugira. Ubu ndimo ndahigura. Ubu ndimo guhigura. Ubundi se kare ya hose nigiraga ibiki. Sinjye wabonye ibyo birangira nakuyemo akanjye akarenge n'akenda k'imbere nagasizaho. Ngenda ubutareba inyuma. Ariko Mana hariya naho warahabaye ndabyibutse. Nari ndi muri riske nyinshi yo kwatakariza ubuzima, kuko uwo mugabo ntago banza atari umugabo gusa. Banza hari n'ibindi byari birimo si gusa. Ariko hari imiti banywa kugira ngo babashe kubikora nyine. Nari nakubitanye nyine na ruharwa. Nkuko Imana yari imaze iminsi imbwira ngo nkizwe, imbwira ngo mpinduke. Nakubitanaga n'abantu bakamwira ati wakijijwe. Kubitana n'abarokore bakamwira ati wakijijwe, ko tubona uzakorera Imana, ko tubona uzaba umuntu udasanzwe. Ariko ngakumva niba minsi natangiye kurwaragurika, mubiri wanjye uratonyoka. N'ubu ngubu inkovu ndacyazifite ntago zirakira neza. Ndatonyagurika, amaboko, amaguru, ahantu hose ndibisebe. Najya shyiraho plante ku mutwe igasazira iminsi 3. Nasikisiga loje besi ku munwa, iminwa igashishuka igatonyoka ikazana ibisebe. Ndavuga na cyo nari ntegereje ndakibonye sasa. Kuko numvaga uko byagenda kose naranduye sida. Intego nari narihaye intego ivuga ngo nzabyara ariko sinzashaka. Iteka ryose rero nakoraga ubusambanyi butanakingiye. Ubwo iyo nakubonaga nyine nkagupofoka, iyo nakubonaga nkagupofoka nawe ukampofoka, ubwo twahitaga dupofokana. Nta no kwirinda, nta no kwikingira, nta no kuvuga ati ubu ndamutse ndwaye sida. Ariko Yesu arandinda. Ndi kuvuga imbaraga za Yesu. Hanyuma muri ibyo bisebe byuzuye umubiri, na n'ubu ngo ibikovu ndacyabifite no ku maguru nahe. Subiri iwacu. Naratorotse iwacu, byagezeho ndabatoroka kuko imico yanjye ntago yanyemeraga kuba mu muryango. Iyo wagiye mu biyobyabwenge utagaciro, haba mu muryango haba muri sosiyete nyarwanda. Subiri iwacu ndagenda, baranyakira, n'amakuru maremare baranyakira, n'agahinda kenshi. Data wacu Imana ijye imuha umugisha. Meze nabi, narakushutse, ariko Mana uri mwiza kandi ubereye mwiza abagutegereza bose.
data wacu ajyana kwa muganga. Tugeze kwa muganga bampimye, nari nzi neza ko igisubizo kiri buze kimbwira ko nanduye sida. Hanyuma igisubizo cyaje kimbwira ngo, babanje kumbaza ngo yewe mwa watangiye kunywa ibiyobyabwenge ukiri umwana? Ndavuga nti ko nabitangiye ku myaka 12. Barangije barambwira ngo uko wagenda gubinywa ndetse ukanywa n'inzoga zikakaye byagendaga bikwangiza, hanyuma amara yawe yagiye acikagurikamo kabiri. Amara agace kamwe ku ruhande kandi ku ruhande. Baravuga ngo ahubwo warinzwe n'Imana, wagakwiye kuba warapfuye kuko wanatinze kuza kwivuza, ariko mu bigaragara warinzwe n'Imana. Icyama Imana muri iki giterane ikaturemera igitangaza, abantu babibona bakavuga ko ari Imana ibikoze. Navuze ngo icyama Imana ikarema ikintu muri aya materaniro, muri iki giterane abantu bakabibona bakavuga ko ari Yeri ibikoze. Bampa randevu yo kugira ngo nzagende bambage. Basanasana iminsi 10. Umunsi wa randevu ari buzajya ari kuwa mbere. Umunsi wa randevu ari ku cyumweru, Imana iraza, muvuge ngo iraza. Haleluya. Amen. Imana igira gute? Ariko rata no muri iki giterane Imana izi. Haleluya. Kwanza yamaze no kuhagera. Kuko yaravuze ngo nzagendera muri mwe. Yego ye. Hanyuma nkorere muri mwe. Hanyuma mvugire muri mwe. Bivuze ngo kuba twaje Imana yamaze kuhagera. Tuyikomera amashyi ababyeyi bayivugiriza impundu. Hanyuma haza umupapa muremure mu rugo. Era umupapa muremure w'inzobe. Arangije arambwira ngo Imana intumye muri uru rugo. Ndashimira Imana kituzi. Ati Imana intumye muri uru rugo, intumye ku mwana witwa Rori Ishimwe. Irambwiye ngo ninze musengere, n'ikimenyimenyi arwaye amara kandi afite randevu yo kubagwa ejo. Ati Imana irambwiye ngo ninze musengere. Mu bigaragara ntabwo yaranzi, nanjye ntabwo nari muzi, ariko ndashimira Imana yuko imenyera kure ibyo twibwira. Arangije arambwira ngo mbere yuko ngusengera ngo urabanza wature. Kwatura se nari mbizi, narakana kakarara kana kashiririye, ibintu byo kwatura ntabyo nari nzi. Yewe no mu muryango wacu nta batura bari barimo, no mu muryango wacu nta bakizwa barimo. Ndashimira Imana ko yantoranyije mu muryango ikampa agakiza. Tuyihereze icyubahiro yo kabyara. Hanyuma anyigisha kwatura ntabyo nari nzi. Akajya avuga ngo vuga ngo Imana imbabarire ubusambanyi, vuga ngo Imana imbabarire